ibintu birantunguye sinabitekereza mwihangane Imana ibazirikana Imana irahari. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye ko uri kumurika n'imbabazi dushimiye ibintu watugiriye ukaduha Kristo kugira ngo aducungure twebwe abashimye turi gushimira Kristo wabaye mu isi igihe wari uje gushaka wari warazimiye usubiye mu ijuru wasize uturaza urukundo waduhaye amahoro kandi n'urukundo iryo ni itegeko risumba ayandi yose natwe rero duturutse mu mpande zitandukanye tuje hano kubw'igikorwa kindi cy'urukundo muri bike abantu bashobora gukora basenze ngo uhe umugisha ibikorwa byose abantu bagambiriye nk'ibi ngibi ntabwo tuvuze iki gusa ahubwo n'ibindi byose muri rusange ujye ukomeza uha umugisha abantu batekereza ku bandi kuko nk'uko waturemye mu ishusho yawe kandi ukaba uri urukundo bivuze ko natwe dukwiriye kubaho mu buzima bw'urukundo tuje muri uyu muryango rero aho mushyigikire gahunda zose dutangira ndetse tunasoza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo twizeye. Haleluya. Rero twaje hano uko mutubona twese ntabwo turi abantu baturuka hamwe, ntabwo turi n'abantu bakore ibintu bimwe, harimo abagikomero, ababumbogo, harimo abakinyinya, harimo abandera. Umwuka w'Uwiteka dukoreyemo biba ngombwa ko twereka ko hari umuryango dukwiye gusura. Si ukuvuga ko ari mwe mwenyine mwari muhari mwasurwa, ni uko gusa nyine kuri isengesho ryanyu ryarumbuye. Musatse mwavuga ngo amen. Rero muri make reka mbabwire gahunda intego turi butinde hano. Ikintu cya mbere turabanza tubibwire, icya kabiri niturangiza kubibwira namwe turaza kubaha umwanya kugira ngo mugire icyo mutubwira. Niturangiza hano harimo n'umuyobozi w'akagari kanyu. Rero njyewe nitwa Mashakamu, ndi umwe muri uno muryango. Uyu muryango wabayeho kubera uyu muryango n'ubundi wa Papa Kristo na Mama Kristo. Twakoze urubuga kuri WhatsApp turavuga ngo reka turwite ufashe umuryango. Rero turavuga ngo reka turukore, uzanye 100, uzanye 50, uzanye 50, ariko ibyo byose tuvuga ngo gato karimo kandi karimo urukundo kazaduha umugisha mwinshi kandi kagira icyo gafasha n'uyu muryango. Rero twaravuze ngo ntago tugomba kubagenera ibyo kurya gusa, kuko ibyo kurya umuntu arabirya bikarangira, ariko tukwiye no kuzareba uburyo twakora n'igikorwa kinabaha ibyo kurya, mbese gikomeza kubaremera ubuzima. Niyo mpamvu rero uko mutubona gutya ntabwo turi abantu bari basanzwe tuziranye, ahubwo ni uko ari Imana yabishatse kugira ngo tumenyane. Nk'ubu n'ikimenyimenyi ufashe umwe ngo avuga n'amazina ntabwo yakongera kuyavuga. Rero ariko mu by'ukuri ubuzima bwose umuntu yaba arimo hari Imana yamuremye kandi imutekerezaho. Inyoni ntabwo zigira aho zihinga ariko zibaho, sibyo? Kandi twebwe Imana yaremye mu ishusho yayo, ntabwo yadukunda kurusha inyoni. Mu bigeragezo byose waba urimo ujye wumva ko ni ishuri Imana yagushyizemo, ariko ku gihe gikwiriye. Ubwayo umuntu ariga agakora ibizami, yabitsinda akambikwa ikamba, mujya mubona imyambaro imeze nk'iy'abanyamategeko, ariko nta muntu n'umwe wiga ishuri aseka. Nta muntu n'umwe ujya wiga aseka, aba ari kubyumva batari kubyumva, ariko iyo urangije ishuri ubona impamyabumenyi ikaguhesha imirimo ikaguhesha ibindi byose. Rero mu by'ukuri nicyo cyatugenzaga. Hanyuma reka umuryango watwakiriye
nawo tuwuhe umwanya tubwire, hanyuma impamba twabazaniye mu buryo burambuye turaza kuyibabwira ariko tubifashijwemo n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa kano kagari. Murakoze, ndumva umwanya twawuha Papa. nanjye nitwa Ingabe Alex. Imana iranshimisha namwe ndabashimira Imana ni ukuri birabishimiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukantwari Ange Marisandre. Nungutse umudamu twiteranye. Mubazi n'abandi. Rero abo bantu ngira ngo mujyambere mu ndimi. Mbere tubonanye. Rero ni ubwa mbere mbabonye. Gusa hano najyaga mpaca ariko ni ubwa mbere ndetse ninjiye muri uyu muryango. Rero yinjira negejwe nanjye n'abo bantu ku bw'igitekerezo bagize cyo kugira ngo babashe kubafasha mu bushobozi bafite bitewe n'ikibazo bari bafite. Nagerageje no kubabaza ngo numve yuko namenya n'aho ariho ariko nsanga nabo batahazi. Ubwo rero abo bantu uko babona aha ngaha nk'uko babivuze bahagarariye abandi benshi, ni abantu batandukanye nanjye. Imana ibahe umugisha isubize aho bakuye, ni bakeya bagira umutima wo kwitanga gufasha umuntu batazi. Akenshi tuzi yuko ushobora gufasha umuntu muziranye, umuntu muhuriye mu rusengero mukorana n'ahandi, ariko kumva gufasha umuntu ubabaye utamuzi ntabwo ari ibya buri wese. Rero muri abo gushimirwa kandi ni iby'agaciro kuri twebwe kuba twagize umugisha wo kugira ngo mufashe umuturage tuyobora mu kibazo yagize. Birashoboka ko twebwe tutahita tunabona igisubizo ako kanya bitewe n'imibereho muzi y'abanyarwanda dufite, cyangwa se n'uko akagari muzi ko nta ngengo y'imari kagira yo kuba yafasha abatishoboye, ariko dukoresha amaboko y'abanyarwanda bandi kugira ngo bafashe. Rero twabyishimiye kuba mwafashije umuturage wacu, kandi natwe tukabwira uyu muryango yuko tuzagerageza kuwuba hafi mu bishoboka byose, kuko iyo umenye ikibazo ugerageza gushaka ibisubizo. Uko biri kose ntabwo twabura igisubizo. Ndakeka yuko mushobora kuba mubahaye intangiriro, natwe tukazakomeza kubafasha mu ntangiriro mubahaye, bakazaba babasha kugera ahandi hafatika cyangwa se ku rundi rugero rushimishije, kuko ntabwo twafata amaboko mwafashe hano ngo tuyateshe agaciro, ahubwo tugomba kuyasigasira kugira ngo mubone ko natwe hari uruhare tugomba kugira ngo abaturage tuyoboye babeho neza, kuko twifuza ko babaho neza bakabasha kwihaza mu bishoboka byose bifasha umuryango. Rero nkaba mbizeza yuko umuryango tuzawukurikirana, tuzawufasha aho bishoboka muri gahunda zose leta igira. Ntabwo aba baturage babura gahunda n'imwe ishobora kubafasha kwiteza imbere bakivana mu bukene ku buryo batazongera gusubira mu kibazo nk'icyo barimo. Rero ari icyo ngicyo, abo bantu rero nk'uko babivuze bakusanyije ubushobozi, hanyuma rero murabibona harimo ibiribwa babazaniye, hari n'ubundi bushobozi bwasigaye ku byo bakoze mu biribwa. Bifuza kugira ngo babe babashyikiriza, wenda niba hari akantu gatoya mushobora kuba mwakora, niyo waba umufuka umwe w'amakara mukaba mwabasha kuwucuruza ukavamo ayo mavuta, ukavamo indi sabune yo gukaraba. Ibyo ngibyo muraza kubisanga muri ubu butumwa. Ni aba bantu babwegeranije, si ubuyobozi bwite bwa leta, ni aba bantu babwegeranije kugira ngo barebe yuko hari icyo mwabasha
kwitezaho imbere. Numva rero ntatinze ubutumwa bampaye none ngo mbubashyikirize kuva mu bwakira. Imana y'umugisha y'ukuri. Ndabona kugushimira cyane, ibintu birantunguye, sinabitekereza mwihangane Imana ibazirikana. Imana irahari. Rero mukomere, hanyuma turaza no kugira umusangiro kuko twaje twitwaje n'ibyo dusangira, ariko murabona uyu mupapa wambaye umupira w'umweru ashinzwe imibereho myiza y'abaturage. Mu bindi bintu twabageneye bitari kuri iyo mverope bisaba ko muza kumuha imyirondoro, harimo kubatangira mituweli, kandi n'umuntu wese wo muri runo rugo turasiga tumuzigamiye ndetse tunamushyize muri ejo heza kugira ngo ubuzima bwiza duteganya imbere tuzabubone. Umuryango wose ari umupapa ari umumama n'abana nabo hari kubazigamira muri ejo heza nabyo twateganyije. Byo ntabwo biri muri amverope. Amverope niyo kugira ngo muzabone umuzi wo kugira ngo n'igihe hatabonetse abandi bantu namwe mujye mwiha ubuzima. Rero gahunda twebwe dufite no kugira ngo mwigire kandi namwe mubesheho n'abandi. Murakoze rero, ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma ubuyobozi bwiza bwabwiye ko buzakomeza kubafasha, namwe mufite inshingano zo kuzajya muboneka muri gahunda za leta, ari imiganda ari n'ibindi mbaraga murazifite, kuko namwe mugumye hano ntimukomeza kujyaho nabo bababona, birashoboka ko bashobora kubibagirwa, birashoboka, ariko ntabwo bazabibagirwa. Ariko namwe mukomeze mubegere, natwe tubegere, n'ubuyobozi bubegere. Reka tuguhe ikaze rero, yo gutangira twibwira, hanyuma utubwire ahantu tubasanze, tubwire n'ikiduteranyirije hano icyo ari cyo. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nema Jotamu. Aha mudusanze ni mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Gasharu, mu mudugudu wa Gatare. Ikintu kiduteranyirije hano rero ni igiki? Murakoze cyane. Ikintu kiduteranyirije hano cya mbere ni urukundo no gufasha uyu muryango. Twabonye ari umuryango ufite ibibazo by'imibereho, turavuga ngo kuki tutakishyira hamwe kugira ngo tuwufashe, tuwuzamurire ubuzima kandi tubakure mu buzima bubi twabasanzemo. Hari abantu bafite ibibazo nk'ibi, ni benshi cyane muri uru Rwanda. Aba mwatewe n'iki cyabakuruye cyane kuri aba ngaba? Murakoze cyane. Sinavuga ko ari bo bababaje cyane cyangwa ari bo, ahubwo ni uko nk'abantu bizera, ni umwuka wera wabatwerekejeho, kuko mu by'ukuri ntibari batuzi, natwe ntitwari tubazi, kandi urebye za Rutunga duturuka na hano Kinyinya ni ahantu habanye cyane. Kuba rero twarenga iyo misozi yose, iyo mirenge yose, tukaza gutera inkunga uyu muntu, ni ukuvuga ngo si ibyo twebwe tuba twihinzemo, ahubwo ni irindi yerekwa rikomeye tuba twagize, bitewe n'uko nawe igihe cye cyo gusubizwa kiba kigeze. Turagira ngo twinjire mo neza, utubwire, urumva guturuka Kinyinya na Rutunga harahabanye mu by'ukuri. Aba bantu mwahuye gute, mwamenyanye gute kugira ngo iki gikorwa kiba kigejeje umunsi kibaye? Murakoze. Hari umuvandimwe wanjye utuye hafi hariya mu murenge wa Bumbogo, ariko hasi hano hafi aho bigabanira n'umurenge wa Kinyinya. Niwe wambwiye ati kunzi ko ukunda kugira umutima wo gufasha kandi ugira n'inshuti zifasha cyane, kuko iki atari igikorwa cya mbere twari dukoze, ko hari umuryango ufite imibereho mibi, udafite aho kuba, udafite uburyo bwo kubaho, ubayeho wihebye, udafite umuryango, ntacyo twawufasha. Igitekerezo naho cyavuye, hanyuma duhita dukora groupe ya WhatsApp tuyita Family to be Saved, hanyuma nshyiramo inshuti zacu, noneho n'inshuti zacu turazibwira ngo namwe muzane inshuti zanyu, buri wese ubushobozi afite tubuhurize hamwe muri groupe. Bose Imana yabakoreyemo, batanga uko bari bifite kandi batagononwa, bituma kino gikorwa tukigeraho nk'uko mwabibonye. Iki gikorwa gihagaze ubushobozi bungana iki? Murakoze. Gifite ubushobozi bwinshi. Twatanze ibyo kurya, dutanga
tubazigamira muri ejo heza, tubatangira mituweli ndetse tubaha n'ibahasha yo kugira ngo batangire ubuzima. Umupapa mbere yakoraga yanyongaga igare, ariko kubera ikibazo cy'ubuzima no kurwara ntiyabagikora uwo murimo. Hanyuma umubyeyi nawe yagiraga umwuga wo gukora envelope. Ni ibintu bidasaba igishoro kinini cyane, ariko umuntu ashobora gukora akabaho kuko ari byo byari bibabeshejeho. Reka tuguhe umwanya utambutse ubutumwa, kuko iki ni igikorwa cyiza gishobora kugira abantu benshi gikora ku mutima, kimwe n'uko hari n'abandi bashobora gusa n'abigana iki gikorwa. Reka tugane ku musozo rero, ariko tuguha umwanya, ubutumwa bukuri ku mutima butambutse. Murakoze. Ubutumwa bwa mbere naha umuntu ufite umutima wo gufasha, nagenda uko imbaraga ze zingana, hanyuma Imana izamushyigikira. Nitwa Munyengabe Alex, mfite abana 3 n'umugore ubwo turi 5. Munyengabe Alex, rero tubonye abantu baje kugufasha hano, mbere ya byose ubundi ubyakiriye gute? Biranshimishije cyane, ariko biranantunguye kuko ni ubwa mbere mbonye abantu bafasha abandi gutya gusa batanabazi. Nkaba mbashimiye cyane. Ubundi wari ufite ikibazo kimeze gute? Ubundi nyine nakoraga akazi gasanzwe k'ibiraka, nuko muri iyi minsi nari maze igihe ndwaye ntabasha kujya gukora. Ubwo wari urwaye iki? Nari ndwaye umutwe, kubera ko nari maze iminsi nta n'akazi, maze iminsi ndwaye umutwe na malariya. Ugendeye no kuri iyi nkunga baguhaye, urumva ubuzima bwawe noneho ejo bundi n'ejo bundi hazaza bugiye kumera gute, kugira ngo yenda utazongera gukenera yenda ko baza kugufasha? Burya iyo umuntu agufashije yarangiza akaguha na fondasiyo yo kuzamukiraho, uhita uzamuka ukarwanira uburyo ki nawe batakongera kugufasha nawe wagira ahubwo abandi ufasha. Ubwo ndimo kwibaza ko wari urimo kutubwira ko wari ufite ikibazo cy'uburwayi, sinzi niba ugiye gukurikizaho kwivuza, sinzi niba yenda ugiye gukora umushinga waguteza imbere kugira ngo ejo hatazongera gusubira inyuma ugakenera ko hari abantu baza kugufasha. Turagira ngo tubwire neza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uyu munsi. Uburwayi bwo n'ubundi ntabwo ari uburwayi budakira, ni uburwayi bukira. N'ubundi n'ubu imiti nayinywaga, noneho nimbona imbaraga maze koroherwa n'ubundi nzakomeza nkora akazi nk'uko bisanzwe, kuko gifite imbaraga zo gukora. Ijambo natambutsa ni ibyishimo, ko nishimye cyane, ariko bikaba binantunguye kuko ibintu bwa mbere giye bimbayeho mu mateka, kubona abantu beza nk'aba ngaba bafite umutima wo gufasha abantu batanabazi, ari ukubona umuntu gusa, kandi akaba ari n'amahirwe, ari n'Imana, kuko ndatekereza atari jyewe wari ubabaye cyane kurusha abandi, ariko Imana ikaba yabashije kubanyoboraho. Ndabashima cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane abantu mwitanze mwese, Imana ibaha umugisha kandi igikomeza ibongerera imbaraga, mufashe n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyanjye. Reka nawe tugusuze rero, utangire tubwire n'iki ushinzwe. Yego, murakoze. Nitwa Emmanuel Dusabinema, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa gahunda mbonezamikurire y'abana bato. Mpagarariye urugo mbonezamikurire rw'icyitegererezo mu karere ka Gasabo, rukorera mu murenge wa Gikomero, ariko by'umwihariko nkanakorana n'umuryango witwa Youth Dialogue for Peace and Development ushinzwe kubaka amahoro. Imbonezamikurire y'umwana muto ubundi ni urusobe rwa serivisi: uburezi, ubuzima, imirire, isuku n'isukura, kurinda no kurengera umwana n'uburere buboneye mu muryango. Ibyo bihabwa umwana n'umubyeyi, bityo rero bikaba ari kimwe mu bishobora gutuma uyu muryango twasuye, ngira ngo mwabibonye yuko twagerageje kunyura mu mpande zose kugira ngo aba bana bafite muri uyu muryango bazabashe kugira imikurire myiza. Ikindi cya kabiri, bazabashe kugira ubuzima bwiza. Ikindi cya gatatu, babashe kugira n'umutekano, kuko buriya iyo
ubayeho muri buriya buzima nta mutekano uba ugize gute uba ufite. Muri make rero na nsoza wenda ngana ku musozo, ubutumwa twahaye uyu muryango nuko twawusabye ko ufata aba bana cyane ko batubwiye ko bafite umwana w'imyaka 4 ndetse utari wanagera no mu irerero, kandi nababwiye ko irerero ryabo narisuye riri hano mu mudugudu. Mbabwira ko rwose nta gisabwa kugira ngo umwana ajyeyo, kandi niyo cyaba gihari ntago ari ikintu gikomeye cyane, ni rwa ruhare rw'umubyeyi kugira ngo umwana abashe kugira abashe guhabwa uburere buboneye mu muryango, ndetse n'uburere bugomba kumufasha mu bandi bana muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Nitwa Mukantwari Ange Marie Sandrine, abandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gasharu, aha turi ni mu mudugudu wa Gatare. Tuguhaye ikaze. Hano rero hateraniye iki gikorwa kimeze gute? Hateraniye igikorwa cyo kuremera umuturage wari ufite ikibazo cy'icumbi ndetse n'imibereho ijyanye n'ibyo kurya ubuzima bwa buri munsi. Bivuze iki rero nkamwe nk'ubuyobozi kuba hari abantu batubwiye ko atari abo hafi aha ngaha, batubwiye ko baturuka muri Rutunga, hano ni muri Kinyinya, ngira ngo bivuze iki kuba hari abantu baturuka iyo ruguru bakaza gukora ibikorwa by'urukundo inaha ngaha? Icyo bivuze ni uko Abanyarwanda umuco w'ubufatanye usanzweho kuva kera, n'ubu ngubu ukaba ugihari. Umunyarwanda ntaho agira ho gukora ibikorwa by'ubwitange kubera ishema ryo gukunda igihugu. Aho ariho hose Umunyarwanda aba afite kuba yakora igikorwa cyateza imbere umuturanyi we, umuvandimwe we, cyangwa inshuti ye, cyangwa n'undi Munyarwanda wese abona uri mu kaga. Iki gikorwa gifite agaciro kangana iki kugira ngo yenda n'abantu babyumva baze kumenya ko wa mugani hari aho biri bumuvana uwo muturage n'aho bishobora kumugeza? Murakoze. Igikorwa cyakozwe hano gifite agaciro kanini, kari mu bihumbi 100 birenga. Nk'uko mwabibonye harimo ibyo kurya ndetse hakabamo n'amafaranga make ashobora kumufasha gutangira kugira ikintu gito yakora kigatangira kumubeshaho, atongeye gusubira mu buzima yari arimo. Bihise binangeza wa mugana aho naningiye gukurikizaho mbabaza, nkamwe nk'ubuyobozi no mu nshingano zanyu ntekereza ko hari inama mugira abaturage, n'ubuhe butumwa mwabahaye kugira ngo baze gufatiraho ejo tutazagarukana none hano yenda aricyo gikorwa twagarutsemo kubafasha? Murakoze. Ubutumwa twabahaye, twaberetse yuko aba bantu bagize ubwitange bwo kugira ngo babafashe, ariko bagamije kugira ngo bagire aho bava n'aho bagera. Ubwo bushobozi babahaye buke bagomba kubuheraho kugira ngo batangire gukora bijyanye n'ubushobozi babahaye, kuko birahari kandi birashoboka. Hanyuma natwe nk'ubuyobozi tukazabafasha dukurikije uko bagenda bakora mu bushobozi bukeya baba bafite. Ubwo muzabafasha gute mwebwe nk'ubuyobozi? Ubuyobozi icyo bubafasha, hari gahunda zitandukanye zifasha abatishoboye. Hari kuba bahabwa inguzanyo za VUP zishobora kubafasha kongera igishoro mu bantu bafite ubucuruzi buciriritse. Ibyo byose ni gahunda zihari. Hari n'imishinga itandukanye iza igafasha abatishoboye. Duhera rero kuri ba bandi tuzi bafite icyo bakora ariko bafite ubushobozi buke. Turabashimiye cyane. Tuganye ku musozo rero, ariko mbere yo gusoza reka tubaho umwanya mutambutse ubutumwa bwanyu. Ibyo rero byose yenda muraza no kugaruka ku baturage b'inaha ngaha, kubera ko abantu baturutse Rutunga bakaza gukora igikorwa nk'iki n'aha ngaha, ndatekereza yuko hari ihurizo basigiye. Ibyo rero byose abatuye inaha ngaha, ihurizo bararisize. Ni ikigaragaza yuko bishoboka yuko mu bushobozi bwabo buhari bwose bwarengera umuntu. Niyo mpamvu rero abaturage batuye hano isomo babonye, ntago bagomba kwisuzugura. Mu bushobozi ubwo ari bwo bwose baba bafite babwegeranya bakabasha gufasha utishoboye, bakarengera ubabaye, bitagombye kugira ngo abe yagera ku rwego nk'urwo abangaba bari bagezeho. Ubutumwa tubusoza ni uko twakomeza gushishikariza abaturage kujya bagerageza gutanga amakuru
ku bantu batishoboye, abantu bafite ibibazo bitandukanye babona yuko bo ntacyo bafite babikoraho, bakagerageza gutanga amakuru ku buyobozi kugira ngo burebe muri gahunda zose zari zo gufasha abatishoboye, ishobora kurengera uwo muturage nawe akaba yabasha kubaho mu buzima bwiza. abandi bari abana muze mwese n'abari mu nzu mubabwire basi, n'abari mu nzu rwose nta kibazo. nawe ngwino dore undi, dore ikindi kirezi hariya. uretse natwe tugeze injyana abantu ariko mbona batazi. Let's cheer. Hey. Cheers, cheers.